Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode zirahari, ukwezi kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu wasaba kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? A, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Mu gihe kuri D bari kubwira ngo guhagarara gusa iki kimenyetso cyaka ari umutuku. Biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu: umutuku, icyatsi n'umuhondo. Rero guhagarara gusa iki kimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyo amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Yo ukibonye urahagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko akenshi umuhanda urimo uba ugiye gusukira mu muhanda munini, kandi iteka ugasanga ntabwo uri kureba iburyo bw'uwo muhanda ugiye kwinjiramo, ntabwo uri kureba ibumoso bwawo. Bikaba ngombwa guhagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona kugira ngo winjire gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusanga muri uwo muhanda munini. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye unyuranyeho wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa se urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru batatu cyangwa hari abanyamaguru 10? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nta na rimwe biba byemewe ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyacyanditse ku papuro. Twagisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Kode zirahari mu kwa kane, mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu zirafunguye kuri kategori zose, ndetse no ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe byakunda uri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online turakwigisha kuri telefoni. Ufite akazi katagukunda ngo uze twigane
absene mu ishuri cyangwa se ukaba uri kure bitagukunda kuza mu ishuri, ukazakora rimwe uhita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe, mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi B. Amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara. Ngo uvuge ngo ano matara maremare y'ikinyabiziga cyanjye mbona murika muri metero 100 nshaka kuyagira muri metero 200, ukajya mu igaraje ugashyiraho andi matara. Biba bibujijwe no gukora utugarurumuri, biba bibujijwe uretse ibitegetswe. Ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ari amatara aba ari imbere mu modoka ushaka wajya urayahindura buri munsi. Uyu munsi ukayagira umutuku, ejo ukayagira icyatsi, ejo ukayagira umuhondo. Ibyo biba bikureba kuko aba ari amatara ari imbere mu modoka. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 cyera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari igice cy'inzira nyabagendwa. Kuvuga inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Kigarukira ku 20 cyera icagaguye ibangikanye ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? A. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B. Ahanyurwa n'ingorofane. C. Ahanyurwa n'ibinyamitende. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni C. Ahanyurwa n'ibinyamitende, ahanyurwa n'amagare, ahanyurwa n'utundi tunyamitende twose. Ikiriya gice kiba gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zicemo, nta modoka yacamo. Kandi bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa n'ubundi kiba gigomba kunyurwamo n'ibinyabiziga. Rero aba ari ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndizera ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura. Iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira, ikuruwe n'ibihe binyabiziga? A. Igare. B. Velomoteri. C. Pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ubugari bwa romoroki ntibuba bugomba kurenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura. Iyo ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, muri make romoroki iri gukururwa ntabwo ibigomba kurenza ubugari bw'ino pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ndizera ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruzigaye, ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kiba kigaragaza ko ugiye kugera kuri zebra cross. Nukibona uzagera imbere uhita uhabona zebra cross, aho abanyamaguru bambukira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, kugira ngo bakubwire ko ugiye kugera kuri zebra cross aho abanyamaguru bambukira. Ntabwo kino cyapa kizaba gishinze kuri iyo nzira, ahubwo uzakibona mbere, ubanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho abanyamaguru bambukira. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro, tari wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikiye bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Bino byapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Kubera ko icyapa kibuza n'igitegeka uzaza utari gukurikiza ibyo kiri kukubuza n'ibyo kiri kugutegeka, ariko ukimara kugihitaho cyaba ikibuza cyangwa igitegeka uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu ku mihanda biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka iba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. N'ubuhe bwoko bwa feri? A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo, muri make gihagaze. Ibyo bibazo ni ibibazo bitatu babazaho, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga aba ari bibi igihe cyose. Wenda uri kugenda mu muhanda urazungazunze uvuye iburyo uganya ibumoso, wenda umuyobozi w'ikinyabiziga yari yatangiye kukunyuraho uramusanga ibumoso umugongereyo, bibateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda waba utwaye ikinyabiziga ukirinda kugenda uri kuzungazunga, kubera ko aba ari bibi igihe cyose ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha hehe? Hari ibimenyetso bimurika
biba bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Bari kukubaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika ari byo mwita feruje. Wagera kuri feruje ntuyikoreshe, ariko waba ukimara kuhayita ukahita ujya kuri WhatsApp utwaye ikinyabiziga. Oya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugenda uri kurikoresha telefoni. Oya, ahubwo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse n'indi mivuduko yose ntabwo wemerewe gukoresha telefoni iyo utwaye ikinyabiziga. Ndizera ko waramusamo D ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwo kuri telefoni, turakwigisha amasaha yariyo yose ubonekeraho, kandi iyo ukezweho ukora rimwe uhita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkoma nibambiye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ni ukuvuga ngo zino nzira za gari ya moshi hari aho uzabona gari ya moshi iri kugendesha amapine, hari naho uzabona gari ya moshi iri kugendesha iminyururu. Aho ibiri kugendesha iminyururu haba hatabambiye, mu gihe hano aho za gari ya moshi ziri kugendesha iminyururu haba habambiye hakoze nk'urwego, naho ahangaha gari ya moshi ziba ziri kugendesha umupine haba hatabambiye. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ariko ukibuka ko inzira za gari ya moshi zifata ubuso bunini, ku buryo hari imihanda myinshi igenda yambukiranya inzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo ugiye kwambukiranya umuhanda w'inzira ya gari ya moshi igiye nko gutambuka, murabizi ikintu isanze mu nzira irakigonga, haba hariho amatara yaka, urumuri rutukura, wasanga ariko yakamyatsa zima, ugahita umenya ko ugiye gutambuka, ugahagarara ikabanza igatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe, kubera ko ikintu cyasanze mu nzira irakigonga, kandi ziba ziri kwihuta cyane. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? Agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C, gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D, gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'uko wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi mukagabanya n'umuvuduko. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Uri kugendera inyuma y'ikinyabiziga ariko udateganya kukidepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Uba ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, be kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka, se gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Uguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo baryambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Se A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi ikinyabiziga niyo gihagaze ku muhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi. Ariko bari kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda ku ruhande rwawo. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tunyabiziga bashyiramo abana bakadusunika, mubona ko nta matara ndangaburumbarare tugira, nta binyoteri tugira. Na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, tuno tugare, mubona ko nta bimenyetso by'amatara ndangaburumbarare, amatara ndangacyerekezo tugira. Niyo mpamvu byo bitategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ndizera ko waramusamo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Video y'ibyapa nyongera narayikoze, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, subiraho uyirebe. N'amabara sate: A ubururu, umweru n'umukara; B umukara, umweru n'umuhondo; C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Murabizi ibyapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, ishusho ni mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano duhisemo A, ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru n'umukara, ibirango by'umukara. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarawahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ubonye video y'ibyapa nyongera utari kuyibona, yandikira kuri WhatsApp 0788
0893531626 nkohe video mu gihe kitarenze iminota 2 cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Kibazo cya 16 kikabaza ngo muri risangano ry'umuhanda ari cyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Nukwereka mwari no sangano ry'umuhanda hari ura murongo urombereje imbere y'iyi modoka hakaba na kiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanuye guhagarara. Tegereze neza rino sangano ry'umuhanda tugezemo. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Be umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Se ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. De hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Rino sangano ry'umuhanda ugiye kwinjiramo ntabwo uri kureba iburyo bwaryo, ntabwo uri kureba ibumoso bwaryo. Biba ngombwa ko cyaho kiriya cyapa gisobanura guhagarara n'ura murongo urombeje ari imbere y'ira modoka kugira ngo nuhagera uhagarare niyo nta kinyabiziga uri kubona ugende gake gake winjira mu rino sangano ry'umuhanda ugiye kwinjiramo udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndizera ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga n'igishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntikiba gishobora kurenga ibihe bipimo: A iby'inyuma metero 3.40, B iby'imbere metero 2.50, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ibyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo nikiye. Ubundi bavuga ngo ibiziga, bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga. None iyo bavuze ngo igice kirenga ku miziga, ngo niba hari umupine uramupine uburi imbere ku kinyabiziga, kuva ku mupine w'imbere kugeza aho ikinyabiziga kirangirira ari kugana imbere, nicyo bavuga kiriya gice cy'imbere. None w'inyuma nuvuga ngo muri amupine w'inyuma ku kinyabiziga n'igice cyo kuva ku mupine w'inyuma ugera aho ikinyabiziga kirangirira ariko ku ruhande rw'inyuma ugana inyuma. Iby'imbere biba bingana na metero 2.70. Hano bavuze metero 2.50. Iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. None hano bavuze ngo metero 3.40 kandi bakagombye kuba metero 3.50. Niyo mpamvu duhisemo ko nahiso cy'ukuri kirimo inyuma bari metero 3 na santimetero 50 cyangwa se metero 3.50, imbere aba ari metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2.70. Hano rero ntabyo bashyizemo. Niyo mpamvu duhisemo ko nahiso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tucyanditse ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwa ibiziga bine ni nubuhe? A toni 24, B toni 10, C toni 16, D toni 53. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, toni 24. Bavuze ngo imitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine. Niba bavuze umutambiko umwe ubu ifungwaho imiziga 2 kubera ko umutambiko ni kiriya cyuma gihuza umupine w'iburyo n'uw'ibumoso, kiriya kiba kibihuza. Noneho imitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine. No ngo umutambiko umwe ikinyabiziga kiba gifite imipine 2 mu ruhande rw'iburyo n'indi mipine 2 mu ruhande rw'ibumoso. Niyo mpamvu bavuze ngo imitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine. Ngo niba ari imitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine, ikinyabiziga kizaba gifite imipine 12 kubera ko no umutambiko umwe ugizwe n'imipine 4 ukubye 3 kubera ko ari imitambiko 3. Rero kino kinyabiziga kiba gigomba gutwara toni 24. Ndizera ko ramsamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo
ko icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye kubuye buryo: A, ishusho ya mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho aba ari mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso ni ubururu, handitsemo n'amagambo mu bara ry'umweru. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A, metero 150, B, metero 50, C, metero 20, D, metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 20. Rira tara ribunika kuri plaque riba rigomba gutuma izo nimero nibura uzisomera muri metero 20. Ndakeka ko waramusitamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tare wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu gikufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, uje urahita ukibonera ku gihe. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Umuntu wese wakanze subscribe agera ahita abibonera ku gihe. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa dukoresheje telefoni. Ukeneye kode tubwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwira ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo kurushya rwa burundu cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo? Mufatire kode aho waba urose mu gihugu. Mu gihe kitarenze iminota 2 umaze kubona kode kuri telefoni yawe. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.